baranezerewe tuganira na bamwe muri bo batubwire ibyifuzo bafite. Urabona ko banezerewe ko umuvandimwe wose batarize nka Rise from Kiziba muryango mukari tuba tumeze neza. Urakeka tugiye gukora iki none ubu ngubu ndahangaha ndi ruguru gatoya ya na n'ivuriro rya Kiziba. Ahangaha hari kaburimbo, ntago ari ibingibi ngiye kukwereka. Of course ngiye kukwereka match igiye kubera ahangaha kuri basket. Ni basket boro yari maze igihe kirekire badakira champion, ariko abavandimwe bari hanze babashiriho igikombe kugira ngo nabo batange ibyishimo nkuko babibona muri football. Nibyo n'umukino imaze hafi icyumweru iba, ariko ubu ngubu kuwa gatanu ku munsi wa gatandatu w'isabato hagiye kuba match zitandukanye, hariho semi final ndetse na finale. Tugiye kuza kubereka nka Rise from Kiziba rero ku bufatanye na diaspora buri washize kino gikombe. Tugiye kubereka ku match zigiye kugenda, ndetse twumve bimwe na bimwe mu bantu bagiye bazamukana mu nkampi ya Kiziba bakina basket, badusangize uko biyumva kuba batangiye gukina hanyuma bagakubitana n'iki n'amashampiyona. Of course nge ndikagwa in Rise from Kiziba, ndagushishikariza kujya amashakiro ya YouTube wandikemo Rise from Kiziba, ukande subscribe, hanyuma kandi ukazongera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye tugenda dukora nga mu kampi ya Kiziba. Cyane cyane dushimira aba diaspora bagenda doreza feedback nziza, bavuga ngo mudukumbuza mu rugo tukabona tuba tubakumbuye. Dushimiye n'abavayo bakaza kuhasura ndetse bakagira ibikorwa byiza bakorera, ari guhahira abantu, ari gushyira ibikombe abantu bakava mu bwigunge bagakina imipira mu ngeri zigiye zitandukanye. So hari amaze championnat imisi ari football bita, ariko ubu ngubu no muri basket baje biziye nabo. Katubashimire rero mwe mukomeza gutanga ibyishimo mu nkampi ya Kiziba kugira ngo abavandimwe se baruna banyu ndetse n'abakuru banyu basigaye bareke ubwigunge, bareke kwishora mu byo bwenge, ahubwo babone amarinye cyangwa se bagire ibibabahuza. Nge ndikaga of course in Rise from Kiziba, reka tujyane tuze kureba match igiye kubanga. Nigereye mu kibuga rero urabona ko mise nkubitamo umwambaro mushashya wa basket. Uyu ni umwe mu mwambaro abaterankunga bashobora kuba barahashye. Of course ahangaha ni ekipe zigiye kubanza zigabanziriza finale, semi final zigiye guhatanira umwanya wa gatatu. Ni Don Bosco ndetse na Hunters nizo zigiye guhatanira umwanya wa gatatu. Nibyo urabona ko basa neza. Of course ubabonye ntabwo babona ko baba muri buno buzima kwita butari bwiza bw'ubuhunzi, ariko inshallah tuzabuvamo. Nibyo ni match zigiye gutangira. Nababwiye ko n'abaterankunga ba muri Amerika babonye ko football ariyo abaterankunga benshi bibanzeho, ariko baza kuvuga ko na basket nabo bagomba kuba bayijyamo. Nibyo iyi ni Don Bosco, hanyuma hariya ni Hunters. Nibyo murabona ko n'abana batoya bagifite impano. Ndaza kugira amahirwe yo kuza kuganira bamwe nabo muri batoya kugira batuganize uko biyumva ndetse Armstrong mubonyemo musani meza bite Precious meza bite neza guca umwe no mu baraperi dufite anga kandi umusore watangiye gukina basket ryari 2020 ninde watangiye basket ari ndugutoza ubwa mbere ntarayitangira n'umusani bita Ngusi wadufashaga. Ngusi agiye mu mahanga haza undi muntu bita Libron, turacanakinana. James Libron baramuzi. Niki maze kungukira muri umuryango mugari wa basket? Abavandimwe tuba tuhari gufashanya no kumenyana n'abantu bashyashya. Ibyo bamenyanye n'abantu bashyashya babasha kumenya ibintu byawe nawe ukamenya ibyabo. Wabyakiye gute kuba ari abavandimwe bashiriye no champion? Nabyakiye neza byatari, kuko ewane ugira ibirori tukaza, nkagira ibirori mukaza, ibintu byiza cyane bisa neza. Iyi kipe yanyitwa gute? Ayita Greatest Hunters. Mugiye guhatanira umwanya wa gatatu abahigi kabisa finale. Baratwibye kabisa, twagize abasifuzi babi. Barabizi kabisa. Bagize abasifuzi. Mugiye gukurikirana umukino. Ngiye kugucalenjinga mbira aba legend bakini basket nka batanu uzi. Batalangaye James Libron waracyari gukina. Bangusi. Ni benshi Tola nawe yarayikina. Tola uvuze Ngusi, uvuze Libron, uvuze na Songo. The Song.
n'abandi benshi byataye ni benshi mani bagiye bakinaga. Ufite niye prediction ya kuri no match yewe na Don Bosco kuko nari yarazi gutsinda. Reka barebe umukino. Ni ibintu ni fresh kabisa. Byakiye gute kuba hari abavandimwe batekereje bakabazana shampiyona? Urabona rero hano mu nkambi ya Kiziba kuko hari abantu benshi tuba dufite impano ariko zikagenda zidindira kubera iki? Kubera ubushobozi bari bukeya. Tabona amarushanwa nk'izo competition wenda tukavana tukajya ku Kibuye ku Muvuga n'ahandi kubera wenda n'ibikoresho bari bikeya. Kumva rero bikadindiza iki iyo mpano yawe bufite. Niziye mbogamizi murana zo no ku kibuga. Mbogamizi duhura nazo hano ku kibuga usibye amahirwe twagize ejo bundi umuntu uri hanze akadutera inkunga akatugurira izo jeze ako wenda habonetse n'abandi bantu badufasha bakadukorera kino kibuga kabisa. Urabona ko cyari kimaze kwangirika. Ni byaro tangiye gukina basket. Ngewe ngitangira kuza gukina basket ntago ari ibintu natekereje mu gitondo mu mitenze. Ngewe nari ntuye Nyamishaba umuntu witwa Jetri. Byiringiro Kagororo. Byiringiro Kagororo. Yakundaga kuza muri siporo za basket. Ntago wakundaga basket. Umuntu warugerageje gutura Nyamishaba ni Rodman. Warutuye ara ku Kigega. Niwe mbese navuga ngo warutuye hafi Nyamishaba. Urumva na Jetri rero nanjye nkajyanza nje gushungera gusa. Nkaza nje gushungera nkareba hakundi nyine niba ba karito ya mbere rangiye tukajya mu kibuga turabana. Tukajya kudunda mu kibuga. Nawe uri mu bamwe batangiraga mu mipira. Hari hepfo kabisa imipira imanuka hari ba Emerson bagituye hari hepfo y'urusengero. Urumva nitwe twayirukanka tujya kuyitangira. Ubwo ruko ngenda nkunda kuza kubishungera bigenda binzamo gake. Ubu nanjye nkaba ntangiye gukina. Nabonye utangiye kumenya kukadonda. Gapore njo mu. Yego challenge n'aba barigende ba basket uzibakinnye cye. Hano umuganda. Uwa mbere no nari nkubwiye Rodman. Hakaba baraba Bizius. Bazira mange ebyiri z'abanyamurenge. Hakaba ba Desong. Shimira cyane na Desongo ari mu bantu ba mbere batumye menya gufata umupira. Nundi muntu bitaruganza. Ubu ngubu yagiye ku ishuri. Hari ibintu bya TVT ari kwiga. Ni benshi. Namfasha ugire message bagena ba diaspora cyangwa se abaterankunga babatekereje bavuga ati reka babahereze ibyishimo namwe nubwo muri gutegura Intercar ariko mubone n'imyitozo tubifate muri ka imyitozo kuba muri kwitoza kubera ko mugiye kuzajya Mahama gukina n'izindi impunzi bagira message bagenera. Ngiye kino nababwira nuko wenda nk'ubu ngubu turi kwitegura Intercar yo kujya Mahama. Urumva nk'ubu ngubu turi reseti rewiti turi kwitegura kandi Reventura tugomba kujya Mahama. Ngiye cyo nababwira nuko wenda badusapotinga abakuru bacu bakinnye mbere cyangwa wenda nabo twakinanye bakajya bagira igihe bakavuga ati igihe runaka mugomba gukora amarushanwa nk'aya kugira tuzi improve turebe. Unaziye mbogamizi zituma mudatwara igikombe mu gikuye Mahama. Unaziye mbogamizi zituma mudatwara igikombe. Oya imbogamizi zo kuba zihari ziba zihari. Urabona hano nko muri Jendi dusigaranye ni Libron. Urabona Libron araza akaduha ibyo afite. Rero twebwe ikintu twaba dushaka wenda nk'abantu babatera nkunga baba bari kureba kino kiganiro. Wenda bazifata bagakotiza hamwe wenda bakadushakira undi mukoci wakonganira Libron. Kugira wenda natwe tuzareba ikibutaha twagitwara. Byarashaka kuba byiza kabisa. Niko gukinira Don Bosco. Icyo cyizere mfite ko muraza gutsinda The Hunters abahigi. Nose n'ubushize twarabasinze kandi wakubanje arakongera. Urumva rero tugiye kwirukanga no gukoza. Muri The Hunters muri bano bahigi gutinya nde? Ntawe kabisa. Umuntu wenda nari mfite ubugano muri Legend bita Amaji ariko nawe hari. Ariko abandi ntabwo yabonetse. Urumva rero abandi no gukozaho turi kwirukanga. Ariko finale irakina abandi n'abandi. Finale irakina Pilipili na Black Hunters. Urukubona ari iraza gutwara kino gikombe. Bikora kuva na kera ariko urayizi. Niyo kuzufana. Ndagushimiye Mai. Uyu bamwita Maisha. No ariko ari rugenda arakano kubajije. Uri mu bantu benshi basimbutse ivu. Bro ni ibintu bigenda biba ni challenge igenda bibaho mu buzima bw'umuntu. Ubwo niba Imana ifite icyo yakwanditseho ntago wagitaruka. Uyu ni umwe mu badirecteur bazwi hano mu nkambi yagize basimbutse ivu. Of course nawe ari muri
ari muri Don Bosco atubwiye ko yakuze aza gushungira basket ariko nawe yaje kwitinyuka nyuma aza gukina nibyo katuze kuganira n'igitsina gore sinzi niba ndaza kubikibona keri hano tuganire n'uyu mwana ufite impano nawe n'umwana w'umukobwa agira ibyo tugutangariza nawe ku mpano ye nabonye ikomeye muri basket imeze bite witwa nde Kreni y'amakuru yes umukobwa ngabonye usigaye uzi kudunda baro watangiye gukina basket ryari 2018 nindo ari koshi wawe ni Lebron de kuki wowe wahisemo gukina basket ubundi impamvu yatumye nyiga nabonaga football n'ubundi nta bintu byinshi ariko basket ho ni ibigo byinshi baba bitanga nicyo cyatumye niga wese mukunda basket kugira wenda izagufashe kuba yagufasha kwiga uno wiga mu wakangaye ngiye mu wa gatatu secondaire uhisemo basket kugira ngo wenda utazagora umubyeyi kuri Minerval hanyuma se urukona ko ari ikizere cyangwa se ba James bagerageza kugushakira amasorti kujya gukina hanze barabigerageza tujye ko watangiye gukina muri 2019 ubu ngubu ni ikintu wabwira abakobwa kwitinyuka kuza gukina basket ikintu nababwira nyine ni ukwitinyuka pe bakamenyera gukina basket bakayabaza buri munsi kwirirwa hano kuri basket nibyo bijya bituma umuntu ayimenya the practice make perfect niko bajya bavuga mu cyongereza uko ukora cyane niko umenya ibintu sibyo hari umukino muri abakobwa bangaye ni nka turi abakobwa kenza ariko abasanzwe bakina ni nk'abantu 8 abandi baza borobo ntago mu rugo babyakiye gute kuba bakubona nk'umukinnyi wa basket kandi uri umukobwa neza kabisa kuko hari amasorte menshi njyamo nubwo bitajya bigenda neza ngo dutsinda ariko baba bafite icyizere ko nzatsinda nawe ugira amahirwe kujya Mahama nariziye mbogamizi muhura nazo kuba mudatwara ibikombe Mahama ngepe mva tuvano nkabona turi gukina neza ibintu sinzi ibintu bijya biterwa ngiye nyamona ni nk'uburozi kabisa ko nyamona tubarusha Kenya uyo ari nk'uburozi Mahama kandi ngo yaba ngo abamarozi Kenya iyo mugeze Mahama se mukina n'abandi bakobwa cyangwa ugiye kureba gusangira ngo kuri experience dukina n'abandi bakobwa ariko babarusha imyitozo se myinshi cyangwa turabarusha hanyuma Kreni uri umukobwa waritinyutse uravuga ati kanye gukina basket kugira ngo wenda ntazagora umubyeyi muri Minerval wenda nzagirirwa amahirwe kuba nabona ikigo nkinira nize mbogamizi hano kuri basket ujyubona cyangwa muhura nazo ikibuga ni ukugwa hasi kabisa dore niko kuntu nabaye kugwa hasi hasi uri umukobwa ubwo mama bibona gute cyangwa se akavuga ati ubwiza bwawe uri kubwanyiriza antonganya akamubwira ko amatunda ari imbere ukiniriye equipe ni KBC y'abakobwa n'undi hano mu nkambi club ni Dombos hataze mugiye guhura ku mukino mugatanira umwanya wa gatatu uri kubona ari equipe iraza gutsinda turabatsinda amanota ngahe kurangaye nka 40 iyi ni finale noneho of course demi finale yarangiye birangiye Piripiri bazirareje ni Piripiri yatsinze Don Bosco so noneho tugiye kureba match igiye gukurikira ni finale igiye guhuza aya makipe yombi murabona ko ni imyambaro mwambaye n'umwambaro mushyashya uri mwe muri abo batera nkunga badufashije baduteye nako bateye abavandimwe bacu nanishizemo kubera ko nanjye nigeze kukadundaho nibyo ni match igiye guhuza gusaba cameraman nyereke ni equipe yindi hanyuma tuza kuganira na bamwe muri aba ngaba nabo ni impano nshyashya nazo zizamutse vuba urabona ko nta kuntu batagerageje baguze amafile ya ano bagura amavales bagura baro urumva ni ibintu byiza biri kubera ngaha mu nkampe Kiziba ku kibuga cya basket so ni Rise from Kiziba ni imwe YouTube channel yano mu nkampe ya Kiziba uzayibonamo dushya cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye n'iby'abandi nibyo kufatanya na diaspora ni Rise from Kiziba nayo yagize mu ruhare kuba izi champion zaba ngiye ku ruhande rwanjye umuryango mugari wa Rise from Kiziba ndashimira abagize iki gitekerezo cyo kuba bafasha abavandimwe nibyo kanze kuganira n'umwe muri bo akaba n'umuyobozi ari hejuru Kagame bimeze bite ni fresh kabisa Kabira Kagame namoro mugeze kuri finale equipe yanyu bayita gute bayita Black Thunders iyi ngiyi
Ninge bayita Pilipili Makasi. Pilipili Makasi. Aya siyo nuzakinaga mura. Niyo taranga yakinagamo. Nani wese iryo zina. Ni nawe iryo zina sindari kuratava Pilipili Makasi. Kuba mu mwambaro mushasha ndetse akaba ari na shampiyona mwitabiriye ndakeka bwa mbere atari mu partenaire ari umuvandimwe wabaravuyamo. Ya ni byiza kabisa kuko champion twatuzeruka kera ariko nizazi nizano za plani za kizimishinga kumva ndimwe arutekereje kabisa ni byiza kabisa turamushimiye kwa twambaye n'umwambaro mushasha yo ndakeka ni n'ubwambere twambaye umwambaro mushasha ndetse n'izina ryacu n'ubwambere kwambaraga na nyine imaze kuvuga ngo na haseri iriho na plane na n'umushinga ari n'izina ryacu Kiziba no mu Kongo biberetse ni KBC ni Kiziba basketball ni ubyakira gute kuba umuvandimwe yarabatekereje ya ni byiza turamushimira ari hose kabisa ewa turamushimiye gusa Imana ikomeze umutiza umutima mwiza kandi n'ahari akomeze kuramba neza kabisa turamushimiye cyane hari ukuntu umuntu ajya gushima akabura byinshi avuga ariko ikibanze ni ugushimira Imana ikomeze umubyutse ni ibyishimo muri make ushinzwe iki muri KBC ngende perezida wabo urumva ko n'amagenzi mashyashya bamwe bagiye bagenda hanze ndaga challenge nakoze kare muri barumuna bawe watubwira nk'aba legend 10 bakiniye basket hanga legend harimo Bangusi Nisco hakabamo na Edmento hakabamo n'abadogoje n'abaje gutya n'abasongo n'abandi benshi kabisa ntari kwibuka ko ngiye naje nyuma naje nyuma twara academy basongo barimo nibatuzamo n'abazeze basofone kabisa nabonga n'abarudimani babizusi n'ababastos nawe yarayikinnye ya nabo ngabo kabisa bo ni icyo basaba abantu mwakinanye ngaba mugaya ndi kuvuga na Demente ari kuvuga kabisa dufite champion umuvandimwe yadutekereje nta nubwo twatumuzi yadutekereje gutyo turabasabye ndabo kuko basket ubungu isigaye iri ku murongo kuba twarayifashe ubungu turabasabye kabisa bazadushyigikire hano harimo amatara menshi harimo abana bacu bari kuzamuka bazadushyigikire harimo n'ababebi bazadushyigikire tubazamure basket yacu nkuko na football babazamura cyo nabasaba kabisa nize challenge cyangwa se nize mbogamizi mugenda mu nazo bana ku kigo cya basket icyambere ni imipira kuvuga ngo tugiye kujya gusaba muri plan kandi plan yavuyeho kuvuga ngo ni kubanza wasinya ibintu byinshi kugira ngo umupira ugasabwa umupira umwe naho kandi hano tuba dufite abantu benshi tugomba kwigisha ugasanga umwe tuhure turi abantu turi abakobwa ugasanga ntabwo ari kwisanzura ugasanga umupira umwe turi kusigasira kugira udasaza vuba dufite inkomezi y'imipira ndetse n'imyambaro yabonetse ariko n'ubundi dukeneye n'ibintu byinshi kabisa kugira basket yacu itere imbere n'ahandi hose tubona bose barateye imbere kabisa iki ubona uyu mugiye muri champion kunze kubibaza iyo mukunze kujya muri champion ni imyitozo mike mugira cyangwa n'ubumenyi cyangwa nubwo kubura abatoza mubura kugira ngo mwe mwakura ibikombe imahamba ya umutoza twaramubonye Libron kuko ni legend wacu sibyo adufasha mu bintu byinshi nkuko niba natuzamuye n'ubungu niwe kudufasha aradufasha kabisa muri no minsi zigaba turi tayari ikintu gituma umwitozo wa muke n'amababa kuko ntabwo wavuga ngo tukirwa twirukanka tugera ku byapa nta baro dufite baro imwe tugasanga yarashaje bikaba ikibazo kabisa prediction kuri no match Pilipili ndetse namwe ubona ari equipe iraza gutsinda twe turatsinda kabisa turi fit nibyo ndagushimiye kabisa murakoze yes ni Kagame akaba ari umwe ufite inshingano n'umukinnyi ndetse akaba na president w'iyi equipe ya KBC yavuze ko challenge bahura nazo ari imipira ndetse no kuba wenda n'ubumenyi bugiye butandukanye kuri basket nibyo basket rero cyangwa se niba warayikunze ukaba uri muri Amerika uzagira icyo bafasha nawe nkuko abavandimwe babikoze so kanakire mu baby bimeze te mabusha ni sawa bimeze neza ni neza kana basket iri kuryana basket iri kuryana hano mu nkambi ya Kiziba ndakwitana banyita Aneti watangiye gukina basket ryana anatangiye gukina basket muri 2021 aho nari ngiye high school muri Interina niho nashizemo imbaraga mbona ari umukino w'abasirimu mpita nemera kuyoboka wowe uri umukino w'abasirimu gusa yigira cyane kuko nari ndi umusirimu football nabonye atari kariyeri yanjye kuko nyine ikintu umenya ko ari kariyeri yawe ni ikintu ukunda igihe kirekire numvaga ngikunze ngiye kwa Afrika mbona ndabishoboye ndavuga ati uyu umukino wanjye ndebye abawukina mbona nabasirimu mpita mvuga ati ngomba gushama imbaraga zanjye kugira ngo nzagere kure babyakira nabi ku mukino ababyeyi babyakire neza cyane kuko
hari bamwe muri bo banshigikiye kimwe n'abakuru banjye baravuga ati jyamo, bitewe n'uko muri famiye hari abandi bantu babishamo imbaraga cyane. Barishimye cyane kuko sometime iyo nagiye gukina amamatch hirya no hino mbazaniye umusaruro, rero birabashimisha cyane. Yego, ninde wagupushinze kuba wakunda basket? Uwampushinze ninjye ku giti cyanjye, mbe na mbe ninjye ku giti cyanjye, ariko hari sister wanjye mukuru bita Louise nabonye akunda kwikinira hano, noneho nkajya mbona bishamo umuhati, ndavuga ati uyu mukino nzawugerageza, ariko nkugerageza nkigera high school kuko nabonaga niho nabaga mfite igihe kinini cyane. Ku giti cyanjye ninjye wipushinze, noneho maze kubigiramo mpita mbona abaroromodo banjye muri basket kuko nibwo ntangiye guhumuka amaso. Yego, murumuna wawe umukobwa nawe wambwiye ko aracyari muri O level, yifuza ko muri A level yajya kwigayo, ariko akaba yabifashwamo na basket. Niye message wamugera cyangwa se abakobwa muri rusange bitinya kuba batakwisanga muri basket? Murakoze cyane. Inama nagira abakobwa, niba ukunda basket ishamo imbaraga, basket igezweho muri isi ya none, basket irimo amafaranga. Inama nabagira musheme imbaraga, never give up, ejo ni heza, bizabagira akamaro even n'umuryango wanyu. Nta musportif uba mubi, umusportife n'urugo rwe rurakomera cyane. Inama nabajya musheme imbaraga, izabatonka nk'abana bagitangira high school, nimusheme imbaraga cyane izabishurira, kuko nanjye ibigo na bimwe nagiye niga bitewe na kariyeri ya basket. Niyo nama nagira abana bari kuzamuka muri basket. Mugeze ku mukino wa nyuma muri Piripiri? Oya, ntabwo Piripiri nabanga. Yeah, turi Black Hunter. Okay. Nibyo. Prediction yawe kuri no match uri kubona birazugenda? Kuri iyi match uko binge nyifite mu biganza byanjye. Atatu ndayakubitamo, ewana mu byitege, iyi match turayifite. Ekipe tugiye guhura twahuye nabo, twarabumvisha uburyo bameze, twabiteguye cyane, intsinzi ni yacu uyu munsi. Iki gitekerezo cy'aba diaspora bagize gutya bakabashiraho ibi byishimo cyangwa se shampiyona, niye message babagenera? Murakoze cyane. Ngiye mbe na mbere ubu ndishimye cyane, umuntu wagize iki gitekerezo cyo kuba yadutegura amashampiyona nk'aya na aya, Imana isubiza aho yakuye, kandi n'abandi babigiramo ubushake bakaba basapotinga. Ewana musheme imbaraga, natwe impano muri kuzizamura. Ubu ndi gukina hano mu nkambi, ejo nzabona ikipe mu kiciro cya mbere cyangwa ninjya no hanze nzayigemo. Mwakoze cyane rwose, mwaduhuje sportif tutaduherukana ndetse na discipline iri hejuru rwose. Imana isubiza aho mwakwengewe, ntacyo nabona nabaha, gusa uwo mutima Imana izaba bakomereza. Message wagerera aba basketeri baba legend bari hanze? Message nabagena mwa aba legend nimwe mwadutangiriye hano, mwatwara modo aho muri musheme imbaraga, natwe tuba tubakurikirana umunota ku wundi, mudushigikire, mujye mudutegura nk'ama shampiyona nibura buri gihembwe ahoraho. Hari abana bato b'abakobwa nabo twabaye benshi cyane, musheme imbaraga nyine mudusapotinge. Ewana turishimye cyane. Murakoze. Courage kandi nabo bitinyutse bifuza gukina basket, ko namubonye afite impano, muri buze kuza kumubona muri match, ameze fresh, ari fit kabisa. Aravusoje ashimira aba diaspora bagize iki gitekerezo, abavandimwe bifuje ko bakwagura umuryango wa basket. Avuze ko abakobwa bakiri bake ariko bari kuba benshi, ko nabibonye bafite icyizere cy'ejo hazaza muri uyu mukino. Nibyo kabashishikarize kuza gukurikirana match, ariko nkomeza kukwibutsa kuri subscribe kuri Rise from Kiziba kugira ngo ujye ugenda ureba ibiganiro bigiye bitandukanye bibera hano mu nkambi ya Kiziba. Ni Rise from Kiziba, of course ibiganiro byinshi bizaba bya hano mu nkambi ya Kiziba. Ndagushimiye rero, tuze kugera muri match. Ciao. Murabona ko amakipe hagiye gutangira ni Black ndetse na Piripiri. Match igiye gutangizwa na James LeBron, muramubona mu kibuga. So Piripiri ni yambaye black, hanyuma Black yambaye blue. Ni inkuba kabisa, abantu bambaye blue ni inkuba, niko mumishe bambwira. So barimo bararamukanya bavuga ati kadukine match ariko twirinde amakosa. Nibyo umukino wa nyuma ugiye guhuza izi ekipe zombi, murabona ko barasa fresh, barasa neza. Nibyo twazo tubabira kuva kare, mwana cyangwa se n'abavandimwe babarizwa muri Amerika bavuze ko bagomba ko batanga ibyishimo hano kuri basket nkuko muri football biri gutangwa, hanyuma ibintu kagenda bigenda neza. So tugiye gukurikirana match rero uko yakabaye yose. Murabona batangiye kwiragiza Imana. So Piripiri Makasi ni izina riri mu Giswahili ndetse
bikaba byariswe n'uwitwa Talanga turamusuhuje aho aherereye mu gihugu cya New Zealand so nawe ni umurigenti wanga muri basketball hano mu nkampi ya Kiziba unabona ko n'inkuba nazo zirimo zirasenga zivuga ati katubikore Pilipili Makasi rero nayo Makasi bati nibo katurebe ko baraza kwikura imbere njya ziriya nkuba black so ni match rero ibaye hafi mu masaha saba abakinnyi bishime kuba bambaye imipira mu migongo yabo itanditsemo hasere bashimira umuvandimwe wabatekereje baravuga ati reka tugire icyo dukora natwe nkunda kuvuga ko iyo uramutse n'abandi nawe ni muri ubwo buryo yavuze ati reka mbaramutse so ni icyitegererezo cyangwa se ni intangiriro no gukangura bamwe muri bo na bamwe b'abarigenti ba basket baba barasinziriye kuba baribagiwe umukino wabo match iratangiye Gaparatani unabona Bero areza nde Gaparata arakwinjirana wapi match kugira ngo abashe kuba yabara iminota neza ataza kubaho kujijwa cyangwa se kwiba ku minota muri basket y'umuntu agusizeho isegonda rimwe aragutsinda ukaturebe arashuta biranga katurebe Kagame Elize arinjira kwa Babu turebe Elize agereza 3 wapi barijya hanze krimeze nabi shike wanyera aragucenga hayi Babu shot abiri yagiyemo tanga gatamoro gatogira ngo barebe ko secretary arabinoza neza Ibron aravuga ati secretary bikore neza barugiye kurengurwa nande yarenguye arashakisha nde yahaye Bero sifu iki de lance penalite zo muri basket katurebe Bero agiye kwitera katurebe Subiza Libron aramusubiza agiye gutera lance yayiteye wapi Bero yitaye hanze subiza refa agiye aramusubiza katurebe Bero bayimuhaye aratera swata zuba ryacanyanga Sifrare Dushime Claude bakunze kwita miturire wanga mu nkampi ya Kiziba katurebe shot Babara ifata babupashije nde Elize kwa Gakuru katurebe shot wapi Bero arazamutse Bero arawutwaye katurebe rapasande katurebe baramucika katurebe yamusubije yagerageza 3 wapi swata matche anga isa niri kugenda gake ariko ko bagenda
bashotorana bigenda bikuza gukomera. Shot swata turebe rwose unako abafana bo ni bake cyane sinzi icyabiteye niba ari uko ku bibuga bya football naho ari kubera amashampiyona ariko ndakeka ko muri aya masaha cyane ko turi no mu masaha yo kwegera ameza benshi ntago babonetse ariko kuri mu mukino wabanje wa mbere bo bari benshi. Katurebe barasa n'ugenda gake gake kubitewe niba ari izuba niba ari iki ntago twa twabisobanukirwa faute Ibranti muratera faute igomba kuba laterale Lance bayitanze Katurebe Lance arayitera yayitayemo nuko nubwo basa neza ariko ikibuga ntago kimeze neza rwose. Murabona ko amatempo nayo asa n'ashaje basaba inkunga bagenzi babo baba barakinanye kugira ngo ari icyo babafasha. Faute ari ariko barakomeza dribble ya Sifra bamwita Gaparata bamukora faute Gaparata barane kurengurwa na miturire arayiteramo. Katurebe wow swata yakinye neza. Katurebe yagiye zamukiye ndene yitumba babu Katurebe gato aragufenta apashe nde mukobwa ugerageje ufashe umwanzuro wo gushuta mariko nice. Kagame kaba yatayemo manota abiri Kagame kaba yashizemo. Kabashizemo aragerageje atatu y'inzobe amanota 3 y'inzobe ya Pilipili Makasi. Arize gato Kagame arayifata baranga isa n'iri kugenda gake ariko murabona ko basket umwana mushike wangiye wavuze ati ni umukino w'abasirimu. Gato aragerageza agusaka Kagame urukora irere nyinshi faute Gato aragerageza 3 wapi Gaparata yawe ifatiye ati gake bero barizamukiye so murakoze rero batanzi bitwa Ntagwabira Patrick abenshi bazi kuri kago cyaka Gwabira. Ndabashimiye kuko mwatangiye shampiyona shoko zaratangiye kuwa gatatu niba nibeshye. So nkuko nabibabwiye kuva mbere no muvandimwe wa muri Amerika utarifuje ko amazina yamenyekana kuko umutekano we ko ushobora kumva amafaranga ya Spain muri no bintu ubona akaba yagira gute yamuvuga nabi cyangwa se ndakamuvuga neza. So muri ubwo buryo rero ko mwabibonye uburyo mwari mwambaye bakinnye finale izo Varese ni pebyere yaguze iza Bruno izo za White agura baro agura na file ndetse na sifre. So ndikubatangariza ko ibihembo bihagaze muri rusange na shows libre narenze bagiye James Rakoze yaguze shows libre 12 zo kwikufashisha mu myitozo ndetse niyo myambaro yo gukina mugiye mwamusohotse cyangwa se mugiye mwamufite match amicale n'indi equipe isanzwe. So kubita ibihembo kuntu biteganyijwe equipe ya mbere afata 200,000. So urumva ko amashampiyona yose agiye bana mu nkapi y'aba football cyangwa basket urumva ni shampiyona isa nifite aka incentive kari hejuru. Equipe ya kabiri so equipe yatsinze ndi kubona ari Black Thunder ifite 67
kuri Pilipili yabaye kabiri ifite 47. So rero kapiteni Shakarire mwicare, hanyuma ekipe ya kabiri ariyo Pilipili Makasi yo irihe? So rero dona kanya ikipe ya kabiri irafata amafaranga iryitana. So nkuko yifuje ko buri champion cyangwa se buri ekipe yagiye muri champion dona kanya, ikipe yagiye muri champion yose iragira icyo ikibonaho. Ikipe ya gatatu ni 50, hanyuma ikipe ya kane ariyo ya nyuma irahabwa ibihumbi 35. So message yari ningi rero, message yari ningi no kwifuza ko impano yavuze ko ibi bizakomeza, agiye kuzazamura impano zano mu nkampi ya Kiziba abantu batoya. Uruko kwa 12 agiriwe amahirwe yazatera match namwe abaza n'ibindi bintu bijye bitandukanye. So message rero yambwiye ati amafaranga yabahaye ari menshi ariko ntago yabahaye ngo mujye kuyangwera, ahubwo ibikoresho muzajya mukenera mujye mubyifashisha. So ndasaba rero Shakarire aze hanyuma utangire gutanga ibihembo. Ikipe ya mbere yaza guhabwa ibihembo na James ariwe mutoza wanyu. Shaka kubera ari umubitsi araza kumujyana envelope ayimushikiriza, hanyuma ikipe James muzane telefone yanyu. So iyi niyo ekipe Black Thunders niyo yegukanye igihembo, yegukanye ibihembo bihwanye n'ibihumbi 200 amafaranga y'u Rwanda. So courage kuri bo rero. Amafaranga ntago araye kunywera no kwifashisha mu bikoresho muzamukereye mu buzima busanzwe. So ekipe ya kabiri once winner ni Pilipili nayo yakwegera Rwanda isofone akaba yayifashe yahereza igihembo. So murabona ko so niyo ekipe yabaye ya kabiri. We ya telefone iri mu bafoto. So bose ni bigani. So ikipe ya kabiri nayo igiye guhukana inoti y'itanu. Akura ngofero. So barakoze nabo. Ikipe ya gatatu turafashwa n'umuri legend hano muri volleyball nawe. Wow. So ikipe ya gatatu ni Gritanta. Okay. So Gritanta abahizi nabo bahize nabi ariko next time is ko barakaye. Abahizi uyu munsi umuhigo bawubuze. So iniyo Great Hunters. So nabo ni ekipe yabaye ya gatatu nayo ikabikukanye ibihembo bihwanye n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Yes, nibyo nabo ni ekipe amotari. So Tamuriza nawe yagiye kubashikiriza igihembo nawe yari mu bakobwa nabo. So Don Bosco ekipe ya Ngozi kabisa. So ibindi iza envelope tsigaranye ni z'abarefa, abarefa basifureri Emerson ndetse na Emerson na James ubwo ngubwo barazifata ku ruhande nta kibazo. So murakoze rero turabashimiye
nkuko message yavugaga ntabwo ayo mafaranga ari ayo kunywera ahubwo nayo kwifashisha muri komite yanyu. So murabona ko bishimye baranezerewe, tuganira na bamwe muri bo batubwire ibyifuzo bafite. Urabona ko banezerewe ko umuvani bose batariza umugozi umwe, ari amafaranga ntabwo ari ekipe ya buri ekipe, ubwo na komite yabo mu buryo bajya bifashisha mu buzima busanzwe. Ukeneye urukweto azajya rubona, ukeneye ishwazi bro, ukeneye sogisi azajya bibona. So ni ibyishimo rero no ku kibuga bya basketball aho abakinnyi bose bo mu nkambi ya Kiziba bishimye. Yes, ngiriyo mahirwe kuba naganira n'umuregend wakinnye kera Sofoni. Waba waratangiye gukina gutunda baro ryari? Je natangiye baro right to play kigera mu nkambi ya Kiziba. Right to play. Right to play niyo dutangije kuri iki kibuga tucyuba. Yari 2001 nibwo winjiye mu kibuga wakandagira muri kino kibuga. Cyari kiri hano cyangwa cyari kiri muri college? Bo muri college twakinaga dukina baro bisanzwe, ariko basket twayitangiriye hano. Ni champion nkeka ibaye ya mbere yuko ari abaparteneri bagiye babategurira amarushanwa. Iyi champion wayibonye gute? Iyi champion ikintu cyanshimishije no kumva nk'umwana tutabashije gukinana. Yego. Ntabashije no gutoza kuko ngiye abana bose yenda uretse n'abana bari imbere yabo abashije gutoza. Yego. Kuba yaributse ageze muri Amerika agakina basket agategura abana byaradushimishe muri vacances. Ni ibihembo ubonye gute? N'amafaranga menshi, ariko message yakunzwe kuvuga no kuvuga ko ari amafaranga ntago ari ayo kujya gusesagura, ahubwo nkuko abana bagiye bavuga ngo bagira imbogamizi y'imyenda, inkweto. Ni message wagena bamwe muri mufatanyije muri no komite? Nkuko nasanzwe mbivuga ntago nabivugiye hano, yageze ni Masisi ndabivuga. Abantu bo hanze bajye bibuka abantu basize. Bajye tubana muri hari itari nziza, ariko haba sportif nk'umusportif yibutse bagenzi be gutya. Abana gukinana imyenda bakeye gutya, urabona naho ukuntu wambaye Kiziba Basketball Club. Ni ibintu bishimishije cyane. Ni message wagera cyangwa se nube gusabe wasaba abandi mwakinanye, uvuze ko uri mwana ntabwo yigeze kinira hano, ntabwo mwigeze muba yagira amari gukinana namwe. Ni message cyangwa se ubutumwa wagenera bamwe bakinnye hano bari hariya bari? Ubutumwa nabagira ni patriotism. Ni ugukunda biwabo. Ukamenya ko abantu bari hano, abana bari hano baba bakeneye occupation muri vacances. Utari n'ibyo dukeneye no kudetecta tala. Badetecte tala byaba ari ibintu byiza cyane. Badufashije nka gutya, uretse na hano babikoze, Petit Frere yabikoze no kuri football bari kubikora. Bari kubikora no kuri football. Kuri football biri kuba turimo muri vacances bo kipya abantu cyane. Nibyo. Nize mbogamizi mukunda kunze kubibaza abantu bari bose. Nize mbogamizi mukunda kugira hano ku kibuga cya basket? Mbogamizi ni ikibuga kitameze neza kuko urabona inkunga za hasere zararangiye. Ubu nitwe dusigaye ni hano nitwege tuyikorera. Iyo habaye ikibazo cya hano urebye nk'iri hano ku nimeze, nitwe tuzikorera, nta muntu udufasha kuzikora. Nimwe mwikuramo ubushobozi? Twikuramo ubushobozi muri make yacu yandi muzi mbese. Ngandi zo twashakaje. Cyo ndagushimiye. Arakoze. Ni rubyiruko ni message nawe ugishiramo imbaraga ne entertainment igende neza. Oya nanjye ndabashimiye. Asante.